ubu bigeze mu masasika reba nanjye sinzi ukuntu agiye kubona numva nageze hasi umwana barangije ibiti ko twari turi kumwe ati barangije reba ni umuriro bamwinshi umutipe agira ubwoba aravuga ati rero ubu ngubu ugiye kuguta hano mwibuke reka ngukubite iry'umutwe nk'uke aho ngira ngo bagufate bakwicina binambwira wacu si ni wowe simbuka nta kundi nibamfata bambaye iparagenda ariko bageze inyuma kimirana leta kamuzinzi yarufatu arabakubita aravuga ati nta divasi inyuma abagiye gusigaye mutinya duhe reba n'abasirikare bacu twari dufite akandi gafosi kari katurutse ku kandi gasozi reba nakaza gafite umuriro n'ikopera rya rokete mu isandu yaratutse abduya barirutse abantu bari kubavugiza abduya barirutse bahita baza barangirira bahita bakora icyo bita burakari bafite apunje bayizirika ku giti hano barahubuza bahita bandandikaho baranzamura banjyana ku musozi bita Bigogwe twebwe tugiye kurwana tugendana n'abaganga bacu bahita banderesinga barafunga kugira amaraso yari yabaye menshi bahita bamumuzanya no ku bitaro ahantu bita Gicanga ndavurwa navuye umwaka wose ubundi umwaka urangira bahita batuvanga na guverinoma tujya muri guverinoma ariko naraje niyo mpamvu uzasanga abantu benshi no mu mwaka usanga abantu barasaze kumara imyaka ingana gutyo uhora ku murongo wajya no kunyugatura umurongo wo muri gereza uzi kujya kunyugatura umurongo umwe abanza kumukurikira wajya kuvoma ugatonda umurongo wajya gufata inkunga n'isi ugatonda umurongo wajya gufata inkunga ujya ku murongo baguhoza ku murongo n'ipfumu birababaza navuze ko ngewe bimwe tuwa bimwe ya salamu gusara abantu bayitiranye ngewe ntabwo ndi tu gusa amadini turakora kuri bimwe amadini turakorana n'abantu baturuka sidi kivara za mumenya ngewe n'abantu kwaye ni kifumasisi nimba rero dukora uko duhishe ikibazo cy'ivanguramakuru muri Kongo kubera tuvangura bakavuga ko tutari abakongomani ko turi abanyarwanda ko tugomba gusubira mu Rwanda niyo mpamvu rero twebwe muri Kongo M22 tuzarwana n'abana tuzabyara n'abuzukuruza ntambara bazarwana kuko ngewe ubwanjye ntambara nayitangiye na mvamo mu 2011 uvuye nayo ubwanjye hafi imyaka 10 mvamo ndapfuye ariko abandi ngo baracyayikomeje rero izo bibaye birantambara n'abuzukuruza bacu bazayirwanaho mu gihe twebwe batemera ko turabakongomani. Yego ni benshi batwandikiye batubwira bati dukeneye tujya tubona Yaka muri komedi tumubona ari kumwe n'abandi batari ko ubuzima bwihariye bwa Yaka nibwo benshi bajya bashaka kumenya. Yego none se Yaka abantu bavuga bati wenda tujye mu buto bwawe Yaka mu buto bwe yakuranyiye impano Yaka akiri muto. Icyo gihe byagenze gute Yaka? niyumvagamo kandi nabonaga aribyo byanjye kuko nari nayikinaga rwose abo twabanye mu bwana bwacu barabizi ndabasuje cyane abanzi n'abatazi abamuri bwa mbere ni jyewe Gasore Pacifique from DRC I'm refugee from DRC umuzi yaturutse muri Congo abandi hano mu Rwanda. Yego reka twisubire ku ivuko mu rugo muri Congo ni hehe uvuka? Jengo Kimasisi ahantu bita Imahanga bazi uko mu barahazi bireze za Nyabyo ukageraho bita za Rwashi ukamanuka mu biti Mahanga barahazi aburiya nk'ubuzima bwa hari Masisi butandukanira he n'ubundi buzima busanzwe?
ubuzima bw'imasisi muri kariya gace za Nyabyondo butandukanira he n'ubuzima bw'aha mu Rwanda? butandukanye n'ubwabo mu Rwanda, buratandukanye cyane kure na kure, kuko icya mbere hano si iwacu, iwacu ni hariya. Niba rero ari iwacu, hano nkaba nari n'impunzi, ntabwo wagereranya umuntu uri iwabo n'umuntu uri mu buhunzi ngo ubuzima ni bumwe. Ntabwo ari kimwe pasi kirarariye. Ubuzima bw'abaturage b'i Masisi umunsi ku munsi babaho bate? Aha ngaha nubwo nabaho neza, ariko ntabwo byahindura ko ari iwacu. Yego. Hariya rero nubwo nabaho nabi, ariko ni iwacu. Icyo cyonyine kumva ko ari iwacu, umutima ubikeye. Ariko hari n'ubwo hano byamirije kumva byonyine ko atari iwacu, ntacyo byamirije. Ariko abaturage ba Masisi, Nyabyondo, muri biriya bice babaho bate? Ngo hariya barahinga, hari aborozi, cyane cyane hariya nkatwe tworora inka cyane, hariya abandi ni abahinzi. Ubundi hariya za Masisi nibyo bintu bihari, ni ubuhinzi n'ubworozi. Kuko ni mu cyaro, mu giturage, ni ubuhinzi n'ubworozi, nta kindi nakubwira bikorerwa hano. Yaka Pacifique, ubuzima bwawe bwo mu buto hari Masisi, hari benshi bakubona uku batari banazi ko mu rugo ari hariya ariyo kavukire, dusangize kuva mu buto. Abazi bo barabizi, nabivuze inshuro nyinshi, rero mvukiye Masisi, aba ni impunzi yabo, na dosiye yanjye yo kujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarahagaze igihe neza, kubera ikibazo cya Trump. Ariko anytime Trump naramuka avuye ku butegetsi, dosiye zacu zo kujya muri Amerika zizongera zifungurwe. Na mukecuru wanjye, Imana imwubukore idashira, umukecuru uvukana na mama, twari kujyana muri Amerika muri COVID, yapfuye ejo bundi, yaguye Michigan. Yego, turi kumwe na Yaka, benshi mumubona ku mbuga nkoranyambaga, benshi hari abamwita umunyarwenya, abandi umukinnyi wa filime. Abantu hano njya mbona bagira ngo muri Amerika ni mwiza, naho badahana, muri Amerika barapfa. Umukecuru wanjye bari kujyanayo, ejo bundi yitabye Imana, asize uburwayi, benshi abandi barabarasa. Naho badahamba rero utazapfana ugiye muri Amerika ukagira ngo ugiye mu ijuru, cyangwa ukagira ngo ugiye kuyora amadolari. Ntabwo ari ko bimeze. Ni Amerika isituwa, muri Amerika ni uba uko ukabira icyuki, ntabwo muri Amerika ari ukujya kuyora amadolari. None se Yakavuka mu bana bangahe, ubuzima bwe bwo mu rugo? Mvuka n'abana batatu, ababyeyi banjye bapfuye 1992. Ubwo dukurira muri za orphelinat, twakuriye mu bigo by'imfungwa, kuko mu Rwongo hari Igoma, twabaye muri orphelinat, tuva muri orphelinat y'Igoma tuza mu Rwanda, hano i Rubavu orphelinat niho ridemirwa, hano kuri Gisenyi bahazi. Muri ubwo buto bwa Yaka mu rugo, wowe ni ibiki wiyumvagamo, imirimo wakoraga uri kumwe n'abavandimwe? Bongeye nuko nzakina football, bagera ku rwego rwa ba Messi, kuko nari nzi umupira rwose. Ndi mu myaka 15, 16, abana twakuranye abanzi baranzi, rero natagutiye ubwoba kuko numvaga mu myaka yanjye 20, 22, 23 cyangwa kuri bifuza. Ariko gusa ntabwo byaje kumbera ko byabaye ngombwa ko ninjira igisirikare. Ninjira igisirikare by'amashuri birangiriye, ndagenda muri gisirikare kugera mu 2001 kugeza 2010. Wakigiye mu ngano te? Nagiye muri mfite siza. Mbere yo kujya mu buzima bw'igisirikare, ahubwo kuri iyo myaka ikintu cyatumye ujya mu gisirikare ni ikihe, ko wari ukiri muto utanasobanukiye iby'igisirikare? Igihe cy'intambara umuntu ajyaga mu gisirikare atari uko abishaka, ari nkaho ari ubuhungiro. Cyari igihe cy'intambara,
abantu bari bafite n'indi mitekerereze buri wese afite ideology ushaka aho wakurikirwa ukaba biba ngombwa ko duta amashuri tujya mu gisirikare bitewe n'uko twabonaga ibintu byahinduye isura tujya mu kirasi turagikora tubona arasukwa uburyo narasukwa kamukabiri benshi bazi ko bajya babona acumbagira bake yose akabugura acumbagira narasuye muri CNDP Congrès National pour la Défense du Peuple yari yibona fandi general major Muraturiko n'uwaga mu Mexico special yari yibona fandi birinda Burafutu. Icyo gihe winjiriye mu nyeshyamba ntabwo ari igisirikare cy'igihugu icyo gihe? Yewe ntangiriye mu gisirikare cy'u Rwanda byarakuye Gisenyi muri training y'ibitero none n'abakingizi barangiye tugiye gukora pass out badukoramo ngo turabana bamwe n'ubu nsubire mu rugo bitanamuka muri Kongo bitanangirira muri RCD. RCD icyo gihe yari M23 ya hambere itaritwa M23 ariko icyo gihe RCD yakurikiraho CNDP yakurikiraho M23 njye natangiriye rero muri RCD ANC Armée Nationale Congolaise RCD Rassemblement Congolais pour la Démocratie njye natangiriye yari yobowe na Gouverneur Mutaga Azarias Rubero yari perezida wa RCD. Azarias Rubero yabaye na visi perezida wa Joseph Kabila yabize ayo mateka yatangiriye muri RCD yabaye na isuku agashimira umukuru w'ingabo muri Kigali komanda de la 8e région militaire. ariko icyo gihe wagiye ucitse mu Rwanda? Nari mvuye mu Rwanda ariko bankuye mu gisirikare bo badashaka ko bankuye muri Rikutu ngo ndi umwana baravuga ati nimba nsubiye mu rugo igihe rero nagasubiye mu rugo bitanamukaza ni ukuvuga warabacitse? ntabwo nabacitse nibo bansezereye nyine bagusezereye kujya mu gisirikari wowe uranyura muri humu ko baransezereye ngo njye mu rugo nsubire mu rugo ngewe mbona nasubira mu rugo ubwo nese mfata umwanzuro wo kwambuka njya muri Kongo njya muri RCD njya muri RCD kuko nari ngiye ku mafunzo hano abona ndi mukamilifu ntabwo nigeze nkora ariko muri Kongo nahise nangira kuza ku kazi nageze muri Kongo bahita bampanga muri Nzidayire. ariko icyo gihe mu Rwanda wari waraje muri Alferina muri bwa buryo bw'abana b'imfubyi? Navuye muri Kongo kwaguhunga za muri Alferina muri Alferina ku Gisenyi njya kuturi mu gihugu. mu mizo ya mbere winjiye mu gisirikare wari umwana w'imfubyi uri kurerwa none ugiye mu gisirikare ni mu rugendo rwawe rukaze? Ntabwo byari byoroshye twacitse ikigo turi abana bato tuvuye muri Alferina tuva ku Nyundo bazi murazi tujya mu Dede n'amaguru turagenda tugera ku training nyingi turavuga ati twebwe turizanye tuje turica niba batinye bataba bana baturutse cyangwa bari babazi ko muri abakunda bari baturutse kuko icyo gihe warijyana ukava iwanyu rwose ukagenda n'amaguru ukagenda bavuga ati njyewe ndashaka kwinjira igisirikare ugahita ujya ku masomo nk'abandi ugakora ariko utukose nk'abandi kuko icyo gihe hari abantu bavuga barwanya intambara y'abacengezi icyo gihe ndabyibuka bari bari kwiripotinga bikaba ngombwa ko babanyuza mu mafunzo kugira ngo binjire igisirikare. abo rero nibo twakoranye. umwana wagaburirwaga inshyushyu yinjiye mu gisirikare ibi bintu se ubwo buzima n'imyumvire n'imitekerereze ikintu cyatumye ubijyamo ni iki ko wari ukiri umwana utazi n'iby'igisirikare? nuko byanjemo nisanga muri ubwo buzima. ubwo buzima rero turabutangiye tubuhera aho ngaho dusangize umwana wari muto akurikiranwa
na buri wese noneho yize igisirikare. nari muto kuko nagiye no mu gisirikare n'ubundi hari iby'imirimo myinshi bampaye kuko natangiye rero ndi kivera. Kivera ni iki? Kivera mu gisirikare umuntu ushinzwe kumesa imyenda ya fande, ukamusasira, ukamujyanira amazi muri dushe, akuramo imyenda niba uyifite ukamwereza iyo ari bwambare uwo munsi, undi ukayimusa. Kivera mbese abashinzwe gukora isuku mu nzu kwa fande. Haba n'uwo bita cifu kuko aba ashinzwe gutekera fande. Ko cifu ashobora gushyushya amazi ya fande yo koga, yamara kuyashyira mu basi aza nkayatero nkayajyana muri dushe n'isume. Ibyo mu Kivera ni ibintu bishinzwe. cyangwa rero tuba dukorana umuntu uteka n'umuntu ushinzwe ibintu by'imyambaro ya fande no gusasa n'iki mu nzu, urumva mwamukora. Ariko nta yandi makuru ubifiteho, ni ugufura, ni uguteka, mbese aho uri umusirikare. Ntabwo wari umusirikare wadanje ahubwo urabona utekera batariyani komando, ntabwo ari umusirikare. None se abasirikare batekera ubu rero mu bitunguru aho ngaho ntabwo abasirikare batekerwa n'abantu n'abakozi babo bari aho gusa, abakozi b'abasivile. Umusirikare baritekera, ushobora guteka uyu munsi nanjye ejo ugateka. Tuvuge niba ari paratoni 3 mu kampani, paratoni 1 niyo yatetse uyu muntu, ejo barateka paratoni 2, indi ijye muri ambushe. Niba bavuze ati paratoni 1 uyu munsi niri gukore patrol, paratoni 2 niri guteke. None babandi bagiye ku patrol baza bagasanga paratoni 2 yahishije bakarya, ejo bakagenda basimbura. Ntabwo abasirikare batekerwa n'abasirikare. Ni ukuvuga wowe winjiye mu gutekera fande no kumukoraho amasuku. Iyo bakana gato n'umukuru yabitera, ubwo ngiye gushaka kunsanga mu gisirikare undusha n'imyaka ukajya uneke, kujya umanagurira n'umuntu bitewe n'uko usanze mu rushipeti. Kandi n'ubwo waba uri papa ukansanga mu gisirikare n'umwana wawe, wajya uneke ukamanagurira n'inkweto kandi uri papa wanjye. Yego, wari ubizi? Iyo bakubwira ngo fonction électrigrade, iyo bavuze ngo fonction électrigrade, yego, bivuga ngo fonction ni nk'ukuntu fonction y'uburabyo nuko n'abandi manage, ntabwo nabigereranya na manage. Ushobora gusanga abantu bafite amapeta abiri, yego, wenda ari ba leta, ari ba leta ari kumwe akuriye, ugasanga wumva nk'umuparatuni uyobora wowe uba mu paratuni yanjye kandi twese tunganya ibipimo, kandi ukanyubaha kandi tunga. Yego. Ubuzima buhereye aho winjiye mu gisirikari, uhereye kuri ibyo ngibyo. Nk'umwana wari uvuye mu kigo cy'imfubyi, ubuzima bw'igisirikare bwarakoroheye umunsi ku munsi? Shanze kubera ko njye igisirikare nakoze, nta byadanje byari birumva. Niberaga kwa fani, nimba kwa sibo, nirira umuceri, iby'ubuto n'ubundi nka bw'isi, nibera mu biryo, nibera kwa fandi, urumva nta kazi kenshi nagira. Gusa nyuma yaho uko nagiye nkura, byageze aho ndahava. Peti rya mbere nambaye muri esi, nambaye staff sergeant premier sergeant, nambara premier sergeant, ngenda nzamuka ibyo kuba Kivera ndivaho mba section commander, bakuri section commander, ba platoon sergeant. Wageze no kuri iryo peti? Natashye ari platoon sergeant. Nejo bundi natashye ku peti rya surete. Oya, mfite inyenyeri hano n'indyana, ariko barisomye natorotse. Waje kubatoro ko filime ye natorotse secondary film, ariko byari confirm ko twavuye muri CNDP twinjira muri guverinoma. CNDP iradupromotinga, grade badupromotinze muri CNDP, abarizo twinjirana muri guverinoma kwa kabiri. Twinjirana muri secondary film. Ni ukuvuga ngo waje kujya mu ngabo za Kabila, za Joseph Kabila, Laurent Desire Kabila, Joseph Kabila.
kuko baje kugera igihe babumwe ariko baza no kugera igihe batandukana. MSD ndetse n'igisirikare cya Joseph Kabila. Joseph Kabila yari FARDC n'ubu ni kuyitwa FARDC kuyitwaga n'ubu. Ni ukuvuga twe twavuye muri CNDP ariyo ANC twitwaga ANC tujya muri FARDC kuvanga na FARDC tujya kuvanga rero ubwo badukofiriye grade zacu twari dukwiye gusa yaka ku rugamba. Ibihe utajya wibagirwa muri wowe wagiriyemo ibyo bihe? Igihe ni kimwe najya nibagirwa n'igihe banashikanuka. Yego uti ni igihe banashikanuka ngo nicyo gihe najya nibagirwa mu gisirikare. Kuri bwo bwa mbere nari ndi isasu kabisa numva ubushare bwabo bandashe ariko wa gatandatu wumva ko najya nibagirwa nabyanditse n'abantu mu bitaro ahantu navuye kabiko ariko kwa gatandatu tariki 20 z'ukwezi kwa 9 mu 2002 tugiye bandasiye itariki rero ntabwo njya nibagirwa niyo nibutse iyo tariki bitamfukama ngasenga ngashimira Imana yamwe ku kibuga cy'amazu kwara basi byanga bikunze. Nambushi babaguyeho byagenze biti icyo gihe? Twebwe twateye umwanzi twamuteye usanga saa 12 nibwo twari duhagurutse ahantu bita Gicanga tugenda abazi kubyumva tugira ahantu bita Ikibarizo. Tugeze ahantu bita Ikibarizo atubwo yari ahantu bita kuri Gasopo ari n'ahantu bita Gahira mu centre no bandasi. Aduyi yari indi icyo gihe? Aduyi yari FARDC yari Mayi FARDC nawe bitaga Pareko. Pareko PSRS hari Mayi bari Masisi bita PSRS la General Janvier amuzi baramuzi ubundi nashwe n'abamayi ba Janvier tipe wigize Mayi ari Masisi wakutse nabo ubwo umuzinduka muri urwo rugendo. Hano ubwo twageze Ikibarizo turahirirwa abasirikare baratumuzika bararya n'umugoroba saa 12 twataka Gasopo noneho na Gahira turabataka turagenda twabagezemo saa 12 za mu gitondo ngo twari dukandagiye Gahira saa ebani saa 7 baratangiye saa 10 za mu gitondo saa bica umuntu twicwa bakuru n'udukuru ubu bigeze mu masasika reba nanjye sinzi ukuntu agiye kubona numva nageze hasi umwana barandashuti ko twari turi kumwe ati barandashe reba n'umuriro bamwica umutipe agira ubwoba aravuga ati rero ubu ngubu ugiye kuguta hano mwibuke reka mugukubite ry'umutwe mwinshi aho kugira ngo bagufate bakwicira binambwira wacu siniwowe simbuka nta kundi nibamfata bambaye iparagenda ariko bageze inyuma kimirana bitika musinzi Alfatu arabakubita aravuga ati nta divasi nyuma abagiye gusigaye mutinya duhe reba n'umusirikare bacu twari dufite kandi gafosi kari katurutse ku kandi gasozi niba nakaza gafite umuriro n'ikompora rya rokete mu isambu yaratutse aduye abarirutse abantu bari kubavugiza aduye abarirutse bahita baza barandura bahita bakora icyo bita burakari bafite apunje bayizirika ku giti hano barahuza bahita bandandikaho baranzamura banjyana ku musozi bita Bigorwe kuko twebwe tugiye kurwana tugendana n'abaganga bacu bahita banderesinga hari barafuye kugira amaraso yari yabaye menshi bahita bamumuzanya no ku bitaro ahantu bita Gicanga ndavurwa navuye umwaka wose ubundi umwaka urangira bahita batuvanga na guverinoma tujya muri guverinoma ariko nararusha iyo tariki narasiweho
ntabwo njya nyibagirwa, njya nshimira Imana yawe kuko ari benshi basize byanga uwo uzi umwe ku wundi bari n'abasha. hari umujama twasangiraga, none ikintu cyambabaje wagira ngo umuntu yari gupfara bibiri. Twageze ahantu umutipe yicara ahantu kure gutya mbona nazigutya, nari mpagaze hejuru ndamubwira ariko Mirindi, bamutaga Mirindi, ndamubwira ariko Mirindi kutangiye kugira ubwoba tugiye kwata bikwaye bimeze bito ko mutangiye kugira ubwoba, ndakubwiye tucyadivasi niwe babanje isasu ry'agahanga tutarangiza ahita wasi tamukuraho ibintu banamukuru turamukura duta tumwegeze inyuma, abandi baramuzamuka nibyo turakomeza turarasa. Umutipe yarambabaje, ari inshuti yanjye twasangiraga, ariko ukuntu njya nibuka ahantu yari yicaye mbona ari gutekereza mbese ubona ariko wagira ngo yari azi ko ari ibibazo, kandi umuntu yagiraga morale cyane, ariko ayo masaha ari kuba y'isaha bamurasa wabonaga ameze nk'umuntu wacitse intege, mbese ubona atari hafi, abona n'ibitekerezo byagiye wagira ngo yari azi ko ari ibibazo. Niwe babanje isasu ryawe yego. Turi kuganira na Yaka Mwana, benshi bamubona muri komedi, bamubona mu mafilme, ariko buriya afite ubuzima bwihariye yanyuzemo nk'uko ari kubudusangiza. Hari ibindi bihe utajya wibagirwa mu gihe cy'igisirikare, ibindi bihe bidasanzwe utajya wibagirwa? mu gisirikare umuntu anyura mu bintu byinshi, hari ugufungwa, mu gisirikare habamo ibikwazo byinshi, yewe ibikwazo nagiye nyuramo mu gisirikare ni byinshi. Hari n'ishyamba nigeze kunyuramo njyenyine, ishyamba bita Ninja, hariya ahantu bita Warungu muri Sud Kivu mu 2003 nari nturutse ndagenda nyura ahantu muri Aduyi, mbona ishyamba ndarigenda, mbona naritoboye ndarirangiza ndakomeza ngera ahantu bita Warungu, ishyamba bita Ninja abantu bahazi Warungu. Nibutse icyo gihe umuntu naturutse nkabona iryo shyamba ndarihinguranyije ibyo mbishimira Nyagasani. Uzi ko twahinyuragamo turi abasirikare 30 dufite ubwoba, ariko genda atinyuka ndingamo njyewe. Kuki waturukaga? Ngo ni nta rutunyanga nari nakoze, bamfunze ndaza mbwira umusirikare wari ukuri nambwira ati umwayi n'umbunda nza n'urw'abantu utanyigenda uri mu gutoroka ko nari mvuye magusa sinzi ukuntu afunga kugira bari bamfungiyemo, sinzi utunyanga nari nakoze ubu nari imbunda ndayijyana. Icyo gihe nabaga kwa Jusite 06 bamuzi murabuzi, ari kwa Fabien tubaga mu twabaga muri Sekimu Brigade 2023. yego ngo ndatoroka iryo shyamba ninyuramo mu gitondo njyenyine, narayana mu kazu njyenyine, abantu barahunze nta muntu ubahaba, ndara mu kazu mu gitondo ndasabwa ishyamba ryinjira njyenyine, ura n'abadamu babiri bari bikoreye imyumbati imwe, ndababwira mwebwe mujye imbere mukibona umuntu mujye musinyara, ariko nanjye nari mfite ubwoba, nibuvuga ati n'ubundi nitsubire inyuma baranyica n'ubundi reka njye imbere nibandasabana kamambamba kwari ugutinya inkoni ko nari nakoze amakosa nabaga mufusi nanjye nari nagiye icyo bita akabati nagahungiye urutoki ruri kuri twiwe, ivuga ati nabona umuntu uturutse imbere yawe, yaba ari umusifiri waba ari uwo wese nahita amurisa, ko muri iryo shyamba ryabagamo Aduyi niyo twabaga duhanganye ndagiye n'abo badamu bari imbere bari inyuma, mbona ishyamba turarituma. hanyuma nyuma ukwisanga uri umusivili kuva mu gisirikare byaje gute? Ni ukuvuga njyewe nabonye ndambiwe rero,
n'akaguru nararashe yego ubona nagishoboye kwirukira imisozi ya za Musisi avuga reka mwe mwakange karenge utavamo bageze ku Gisenyi bamahuriye na data wacu w'umudemobe bita Ndengere Benveni Mangomba ahita apakira abagejeje Gicumbi nkambi kuva muri iyo sitarago y'ubuvuzi ugeze aho mbaregisitire mu buvuzi nanjye mu buvuzi n'abandi ubwo nisanga nyine mu bavandimwe. Yego hari benshi bavuga ngo imyaka ibaye myinshi abaharanira uburenganzira bw'abanyarwanda bw'abakongomani bavuga ikinyarwanda hariya muri Kongo bihoraho. Bamwe baraza byahereye kuri MRCD nyuma rihindura izina uyu munsi ni AFC M23 abantu bakibaza bati ko njyewe hari ahantu njyewe ikintu mbona harira ntabwo ntabwo bizaramba ko njye nanakubwiye n'abuzukuru bacu bazayibona ko njye nanjye nabitangiye mfite imyaka 15 ubu ngubu mfite 20. ariko wowe ntiwari uzi icyo urwanira wabigiyemo nka ambiance nari bizi mbese nari nyine ko naturutse muri Kongo mu myaka 15 navuye muri Kongo mfite imyaka 14 urumva navuye muri Kongo nzi ubwenge ntabwo usanga umwana w'imyaka 15 ntabwenge abazi nzi impamvu ngiye nuko nzi ko muri wacu ari muri Kongo twariho mvuka ni naho ababyeyi banjye bahambye naho nabishyiriye hasi uze gutyo bamwe nagiye mu buvuzi. Imyaka ibaye myinshi habaho iriya ntambara yo guharanira uburenganzira bw'aba bakongomani bavuga ikinyarwanda. Ubona ari iki gituma bitageraho ngo abyahereye mbere ya Rurankunda hari n'abandi bagiye ku rugamba uyu munsi hari Sultan Makenga n'abandi bagihuje. Ubona ari iyihe mpamvu kugera ku ntego bikigoye uyu munsi? Impamvu ntabwo twari gisenyi na ideology ni mu bantu bari mu Kongo kuba twibyo batubonye gutya tuvuga ikinyarwanda bumva ko tutari abakongomani kandi niho tuvuka twasanze ba sogokuru ariho bavukiye urumva rero kubwira umuntu kumukora iwabo bagenda b'impunzi imyaka tubaye impunzi mu Rwanda imyaka irenga 20 urumva twebwe twamaze no gucanganyikirwa twabaye disitire mu mitwe niyo mpamvu rimwe na rimwe usanga ari kubura ati ngewe aka nta n'ikintu cyanshimisha kuri iyi si ariko uzi kumara imyaka 20 n'ingaho uri uzi ko no mu mutwe ubu tuzuye neza mu mutwe bitewe n'ibitekerezo imyaka 20 uri impunzi uri gutekereza ubuhunzi uri mu nkambi warakutondesha umurongo wa buri munsi uzi ibyo bintu uko bisaza n'abantu niyo mpamvu uzasanga abantu benshi no mu nkambi usanga abantu barasaze kumara imyaka ingana gutyo uhora ku murongo wajya no kunywa ugatonda umurongo nko muri gereza uzi kujya kunywa ugatonda umurongo umwe abanza kumukurikireho wajya kuvoma ugatonda umurongo wajya gufata inkunga n'ibishyimbo ugatonda umurongo wajya gufata inkunga ujya kumura baguhoza ku murongo n'ipfumu birababaza niyo mpamvu usanga twebwe abantu tumaze igihe kingana gutyo mu buhunzi usanga twaranicanganyikiwe ibitekerezo byacu byaragiye kurwara ariko hari abagerageza kuko urebye nka Rurankunda bagerageje kugeraho guharanira uburenganzira bw'abakongomani bavuga ikinyarwanda bigera nkaho bagiye kugera kuri finale. N'uyu munsi Sultan Makenga nabo bari kumwe bagakotana ariko bikagera ahantu bisa nkaho ni kuriya bizaho nyine kubera iki bitageraho iki kibazo kirangira burundu. Bamwe bati bishobora kuba ari manipulation ahubwo izi nyeshyamba zikorana n'umuperezida uriho. Ikibazo ntabwo ari bizakirangiza kuko nanjye nagisanze kuriya
nanagisiga kuriya n'abandi bazagisiga kuriya, bazapfa bazapfa, abandi bakomeze. ubona bizarangira biti ibi bintu? Ntabwo njye ntabwo ngo bizarangira ko nanjye ni kuriya nabisanze. Ntabwo nzi ngo uzabirangiza mu mbere keretse hari Yesu Kristo ntabwo ko nyine ko nsigaye banze negosiyasiyo, hanze kumvikana. Yego, turacyaganira na Yaka. Uyu munsi AFC M23 uyihuje n'abagiye bayibanziriza ariko bose baharanira uburenganzira bw'umukongomani uvuga ikinyarwanda, ubona batandukaniye mu mikorere? Bose ni bamwe bariko uza RCD niyo yari ifite ahantu hanini, ko yari ifite yamugeze kure, yari ifite ahantu hanini cyane kurusha M23 nayo ubu ngubu ifite ahantu hanini kurusha CNDP, kuko urumva CNDP ntabwo twigeze dufite sikifu, twakoreraga hano za Masisi gusa, wenda na Ruciro twari dufite ahantu hatoya cyane, tukaba tuzengurutswe n'umwanzi byataye. Twe ntabwo twigeze dufata umujyi wa twawufashe rimwe. Oya CNDP ntabwo yigeze ifata umujyi wa ahubwo M23 niyo yigeze ifata umujyi wa yarawufashe ifata na Bukavu, yigeze no kuwufata bwa mbere bawuvamo barukora hakiri ba family Bosco na Gandhi, umva ngo M23 turasubirana. Icyo gihe bari bavuye i Goma n'ubu ko basubirana n'ubu bavuye i Goma bakoreza umujyi wa Goma, turavuga ngo ni barekura umujyi wa Goma nibwo basubirana. Urumva rero CNDP itandukanye na M23 kuko M23 y'ubu ngubu ifite ahantu hanini cyane, ari nayo mpamvu hari abavuga bati abo baraza bakarwanira inyungu zabo ariko umuturage bakagombye kuba barwanirira we ntagire inyungu akuramo, ahubwo uhereye kuri ba Bosco Ntaganda, ba Rurankunda, ba Sultan Makenga, batabo bose icyo baba barwanira ziba ari inyungu zabo. Impamvu uyu munsi bafite Kivu zombi ariko kugira ngo bahafate bashinga imizi birangira bagenda barekura uducudu. Bashinga imizi gute se aduye akiri kukwata? Bashinga imizi ari uko aduye yatuje. Mwese washinga imizi gute aduye akiri kukwata? Kuba niba bafite ntabwo niba bafite siti Kivu na none Kivu ntabwo bizaduye kubata. None se aduye aracyabata, none se bafashe Kongo yose keretse bafashe igihugu cyose. Nawe mu gihe aduye rero agiye hari byanga bikunze iyo ntambara izahoraho, kuko aduye nawe ntazatuma umuhumeka. Ubundi murwanirira iki? Ikintu gituma murwana ntimwihuze n'ingabo za leta ngo muyoboke ubutegetsi ni iki? Duhuye inshuro z'imyaka, ni ryari tutavanze, habayeho za burasage, habaho amamixage, tuvanga buri munsi. CNDP ntabwo yavanze na FARDC, Fandi Makenga yabagibuka. None se bagiye kwigumura bashinga M23 byagenze sinikwanjira ubabu. Sasa uyu munsi icyo gihe leta ya Kongo yari iyobowe nande? Icyo gihe yari iyobowe nande leta ya Kongo? Joseph Kabila. None uyu munsi ko Joseph Kabila na AFC M23 n'ubundi ari bamwe kandi icyo gihe baratandukanye. Ibyo ntabimbaza ibyo birangiye. Ko n'ubundi Joseph Kabila niwe twarwanaga nawe tukiba muri CNDP, none yagarutse muri M23. Ibyo rero njyaho by'ibisima ibyo birandenze nanjye buriya biranca. Umuturage umukongomani uvuga ikinyarwanda uyu munsi abayeho ate? Kuko ukurikirana byanga bikunze iyo za Minembwe, iyo za Murenge, niyo hose za Uvira, za Masisi, abayeho ate? Wenda uriyabe wewe turafashe we niko biri, ariko uri hirya ngiye sha
utarapfa umenya yishe mu muntu. Kuko umuntu witwa umunyarwanda abakongomani baratwara ku rwego rwo hejuru. Banga umuntu witwa umunyarwanda kuri musa nawe yaramwanga ku rwego rw'umuntu utakunda. Ngenda bizi kuko njye nabanye nabi, nabaye mu ngabo za Kongo, hari igihe mpamvu nko ku kazi muri ku murongo gutya muri kuri patron ukumva ari kugenda kuvugira mu bitugu ngo yewe za munyarwanda yewe za Rwanda kandi urumva ni umuntu ari umuturage usanzwe. Okay. Ari usika mugenzi wawe muri ku kazi hano ari bakagenda ari gutoteza muri Rwanda kubera ngo yewe Rwanda yo tuzabica kandi ibyo muri gukora akazi kamwe kugira ngo bazabica. Ngenda bazi twabanye igihe kirekire. Barazirikana bakora rwose twarabaye bamuri ibintu byinshi. Urumva banga umunyarwanda kabisa. Abazi twarabaye rwose kugira ingara gusa narabaye kata y'amanya ariko isura bayireba uza munyarwanda. Ari umunyarwanda tu. Ubona uyu mukongomani uvuga ikinyarwanda amaherezo ni ayahe? N'icyo usaba uyu munsi FMV2? Amaherezo sinyazi nabikubwiye iranambara nasanze ihari nikuriramo nivunikiramo nisiga kuriya. Kuki batarwana mpaka bagere Kinshasa bicaze Gisekedi bamushyire ku ruhande? Iranambara nidakemurwa n'ibiganiro izakemurwa n'urusasu. Ariko ubu byashobokaga nibura kuko bafite rezo, hari aho bafite ijambo bari kuvugiraho FMV2. Ntiwabimbaza rwose bakomeze bahatane, nanjye narahatanye aho nari ngejeje abandi nanjye bakomereze. Okay. Uyu munsi Pacifique ubayeho ute? Uyu munsi mbayeho neza, mfite umugore narongoye umunyarwandakazi nubwo ndi impunzi yaturutse muri Kongo. Nawe ni impunzi? Yego. Umunyarwandakazi wihuye we tubana. Nubwo njye ndi umukongomani waturutse muri Kongo narongoye umunyarwandakazi. N'ejo bundi ngize amahirwe Trump akava ku butegetsi, dosiye zacu bakazubura zo kujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nzamukana n'umunyarwandakazi rwose mu burirane. Dusaba guhoza ati ibikomere wanyuzemo. Ngo dusabe nubwo tugirana amakimbirane ari ibyaha by'abagore n'abagabo mu urabizi, ariko dusabe ariko mfatiye runini muri ubu buzima. Ariko gushinja kumubangamira abana sinzi unachepuka yarakazanya bibaho, unachepuka za Sodoma yandakaje kubera za esprit zanjye za gisirikare. Ko gusa dusabe nta kibazo. Ubu bimeze neza. Ariko umusirikare ashobora kuba umusivili, ashobora guhinduka umusivili. Kuya wasubira mu gisivile kuko n'ubundi umusivile nuva ubuse ntagiye dusabe yitwara ukabona ari gukora ibintu bya gisivili bibisi kabisa. Bigenda bishize ko ngiye bitaranciramo za confidence za gisirikare ngenda cyazifite, ariko ziri kugenda zishira kubera yuko umuntu ari no gukura imitekerereze igenda yirinda. Yakari gukura imyaka 49. Ugerageza guhura n'abandi bakakugira inama ahubwo ati dore yakanuko zubakwa natwe abagore nuko bimeze nuko bigenda. N'ubu hari umupapa uba hanze n'ibyo umamagara kamera ati yaka nanjye mfite umugore tumara imyaka 20. Nawe rero ugomba kubyakira ngo abagore nuko bateye, kandi buriya ngo abagore niba yakoze ikosa ajya asaba imbabazi, uranga n'umuntu w'ikosa ngo ahubwo niwe uzimusaba.
ngo niko bateye ngo niko bari yego nanjye ubwo namaze kubyakira rero ukuntu nzabana. yego hari abagushinja kunywa inzoga nyinshi yaka mbona inzoga nyinshi ndazinywa ariko gusa kugabanya ni byiza nanjye n'imicoboke nzazigabanya ariko gusa ndazinywa ntabwo nabihaka. kunywa inzoga nyinshi n'itabi hari aho byaba bihurira n'amateka wanyuzemo? oya ntabwo bihuriye n'amateka. kunywa itabi ni akamenyero, kunywa inzoga wenda nabyo biterwa n'ubuzima banyuzemo bitewe n'abantu wenda mubana. buri wese anywa inzoga kubera ubushake bwe cyangwa se akenshi ku bushake none se aho bahatira kunywa inzoga oya ubushake bw'umuntu kunywa inzoga cyangwa ukazima si waraye yakaba mbere yo gushaka na nyuma yo gushaka batandukaniye? batandukanye cyane kuko ntarashaka ntabwo wabaga wamaze n'ibihumbi ijana yose nayamariraga mu kabari ariko ubu maze ko ngomba kuba mfite udufaranga kuri konti yego ejo ndamutse ngize ikibazo cyangwa dusaba akarwara cyangwa nkarwara dushobora kudufasha ariko iyo dusaba tutari kumwe amafaranga yanjye yose ashirira mu nda ya memory ariko iyo turi kumwe ngasevinga kuvuga ati ejo tuzarya iki ejo tuzaboneza bikanyongera n'imitekerereze yo kumanagira aribyo tutari kumwe mba ndi mufufu yakanyarya ejo nzabona n'ubundi azaboneka ariko usigaye umeze neza abana na ka face umuntu areba itoto. oya umugore udafite akamaro ariko yakuzengereje umugore afite akamaro ariko yakuzengereje shakura anakwiye ko ntarashaka umunyu washize amakara yashize yagera ku gitenge none ntabwo apeti wabona atuvuga icyari dusoza kimwatu gitoya kandi ni nacyo cyiza aho twari tugeze aho twari tugeze niho heza abana ntukivumbure bana. yaka hari abagufata nk'udashobotse babona ibyo bumva ziriya nkuru yakubise Dusabe yamennye televiziyo yagize ati gira icyo ubwira abagukurikiye aka kanya bagufata nk'udashobotse. ngo nawe ninginze ngo azamfate neza uzamfate uko umbona uzamfate uko ushaka ngewe icyo nzi icyo ndiyaka ndiyizi wowe ni uburenganzira bwawe kumfata uko ushaka sasifi Pacifique yarakaye